iki cyizere abanyarwanda bakugiriye wite kukibyaza umusaruro mu bijyanye no exporting umuziki nyarwanda ku isoko mpuzamahanga. Ibyo bibazo nari mfite, ariko mfite n'ikibazo kuri banki ya Kigali. Banki ya Kigali kwizihiza imyaka 60 imaze, ni ukubera iki mwahisemo iki gitaramo mu kwizihiza isabukuru niba ariko nabyita, ariko ndaza no kujya kuri bike bwa mbere tubonye umuhanzi nyarwanda agurisha amatike mu minsi 3, ndavuga mu gihe gitoya. Ibi ngibi biraduha ishusho ki nka venue yifuzwa kuruta izindi mu gihugu, biraduha iki ku ishusho y'imyidagaduro n'icyerekezo cyayo muri rusange. Murakoze. Kadusubize ibyo ngibyo. Abanza nsubize mugenzi wacu ufashije ikibazo kijyanye n'uko igitaramo cya mbere igitaramo cya kabiri gishobora kuba bitandukanye n'icya mbere. Navuga ko umuntu akurikije izina ry'igitaramo cyitwa Trainings of King James, imyaka 20 experience, navuga ko gukora ibitaramo bibiri byagora umuhanzi umaze imyaka gutyo. Uruhande rwanjye ariko nibyo numva nk'umuhanzi ari nabyo nshaka no kubwira abazitabira icyo gitaramo. Ari yo mpamvu maze amezi 2 deja ntangira repetition, ni kubera ko nifuza gutanga icya mbere deja twari twagitangiye urumva ko kiri mu nzira nziza. Navuga ko rero abantu bagira ikibazo cyo kuva mu munsi wa kabiri bizagenda gute, nzatanga ibyo mfite ko nari dusanzwe twara n'amatuwa atandukanye, naguriye umunsi umwe ukareba mu munsi wa kabiri. Ibyuko yenda ngo igitaramo cya mbere turi kubitegura neza ko bizagenda neza. Icyo nabwira abantu gusa ahubwo bazaza ko ni celebration, kandi nzabaha n'ubundi bizabitangira icyo muri kubaha. Ikindi byo kuvuga ngo amatike ashobora kuba yaraguzwe n'abantu batari diaspora, sinzi aho byavuye. Nabo nanjye narabibonye of course, ariko icyingenzi ni uko amatike yaguzwe. Abenda nakweho urujijo ahubwo bitwa nagiye mbona ngo byateguwe ngo na diaspora ngo bagura amatike y'abantu ngo baba sinzi ibintu nagiye mbona bitaragize, ariko abantu baguze amatike ku giti cyabo, buryo abantu baguze amatike kandi nganabumva bafite izo mpungenge ko n'ubwa mbere nyine bibaye. Niyo mpamvu habaho iyo habaye igikorwa cya mbere ntibibura n'ibijyana nacyo nyine bidasanzwe n'ubundi nkana ko nangayo. Ni experience nziza, twebwe twarayenjuru cyane nabo tukurana, ariko gahitazo na cya kintu Jean yigeze kubaza abantu bacu bakunda gukora ibikorwa cyane kuruta ibindi. So ntabwo ko rero abaguze baraguze, twibaza ko twiteguye ko n'abandi nabo baribuze kugura. Hari ikindi yarabajije mugenzi wacu kijyanye na murakoze. Nabajije ibijyanye no kugurisha amatike mu minsi 3 niba bitaraguteye igitutu. Warumvajije ibijyanye n'igitutu muri rusange. Igihe nta gitutu byanteye personally, nta gitutu byanteye, ahubwo ikimenda navuga ko cyangoye cyangwa cyanatugoye nka team ni ukumenya ikigomba gukorwa, kuko ubusabe bwahise buba bwinshi cyane bw'ikigomba gukorwa, aho uhura n'abantu bakubwira bati none se gute ko twe dukeneye amatike. Ni mu mwarabonera ko ari na mpamvu nishimiye uyu munsi ko byibuze twicara tuvuga ko habonetse solution yindi ishobora gutuma byibuze abantu bose baza. Twibuke ko iyi celebration nta competition turimo, twe dushaka kuririmbana n'abakunzi bacu bakaza mu gitaramo tukaririmbana, yaba iminsi ibiri niba na ngombwa bakadusaba wa gatatu. You never know, dushaka celebrating 20 years. Tuje ku kibazo babajije, nk'uko dutangira iyi project twari dufite gukora event. So amatike yaguzwe rero gutyo iminsi 3, ariko gukora ibishoboka byose bigashoboka. So nabo rero nibo tugiye gusaba, turi hano gusaba kugura amatike. Umunsi wa kabiri nawo ukaba wuzuye, noneho ya mateka tukayakora yuzuye neza. Ikibazo yabajije celebration y'imyaka 60 na King James, yabona ko nabikomojeho. Mu myaka 60 urumva King James tugenda mu rugendo rw'imyaka 20. Ni igikorwa gikomeye cyane, biragoye cyane ko iyo ugiye muri data z'amabanki kugira ngo ubone ubuzima y'imyaka 20
ikindi kandi nuko turi banki no mu minsi ishize twashyize hanze products zigenewe abahanzi by'umwihariko, so turi mu gihe cyo kugira ngo dufatanye n'iyi industry tuyigire, kenshi babifata nka industry iri informal, ariko noneho turakorana n'abandi ba partners batandukanye kugira ngo industry tuyigire formal, abantu aka kazi bakora umunsi ku munsi kabatunge, nk'uko uwicara muri office nawe ako kazi kamutunga, kandi n'igihe kariyeri yiwe irangiye nawe akaba yakomeza gusarura. Ikindi ni uko ntabwo ariyo concert yonyine dufatanyije muri uyu mwaka, hari n'izindi zitandukanye zagiye ziba, hari n'iyabaye ejo yewe y'abanyamahanga, hari n'indi iri uyu munsi, so turahari kugira ngo dufatanye n'iyi industry. Ikindi ngira ngo batakomojeho ni uko kugura amatike, uruhare rwacu noneho twebwe turakaba tuteka King James are ready, police mutegura are ready, venue are ready, noneho twebwe nka Bank of Kigali uruhare rwacu niho rero ngira ngo mwarayibonye ko hariho discount ya 20% igihe wishyuye ukoresheje ikarita ya BK, n'ubu ngubu kandi kuri day 2 uko bizaba bimeze. Igihe cyose ushaka kugura tike ufite ikarita ya Bank of Kigali uzajya ubona discount ya 20%, yaba tike mu cyiciro icyo ari cyo cyose, yaba VIP kwa kundi ziba zipanze, itike yose uzashaka uzabona discount ya 20%. Murakoze. Alexis nacyo ngira ngo niba numvise neza uko twabyakiriye, amatike yaguzwe n'umunsi wa kabiri, ibyo biroroshye, twarabyishimiye. Request nyinshi z'abantu benshi, turabiganira umwanya muto, turahuza, natwe BK natubasha no gushyira mu yindi partnership. So rero nta mpungenge ngewe kuri jyewe, my mentality is positive. Iyo wafashe umwanzuro w'ikintu ubu igisigaye sasa nayo matike tugiye gushaka uko agurishwa, nta hantu mwasaba mwebwe muri hano mubifite n'ubushobozi. Kandi ikindi nacyo, ibintu nk'ibi ngibi ndabibwira abahanzi benshi n'abandi bantu bakibura baza bose gukorera hariya, you have to have a great kugira team nziza igufasha, kuko umuhanzi ntabwo yakwirwa muri buri kantu, kuko nawe afite ukuntu ateza gutegura ibintu bye. Rero twakoze ibikorwa byinshi kugira ngo tugeze kuri uwo munsi wa kabiri biratubona, ariko tubigeraho. Ni ukuvuga ngo rero nituhagarikira aho ngaho, we have to continue. Dufite marketing team, dufite teams zitandukanye zifasha abaklienti bacu cyangwa se abatuganye kugira tubigereho. Rero impungenge tuzibore ko batubukure mu nzira, aho tumufashe kugira ngo n'uriya munsi tuwuzuze kandi ibintu bizaryoha. Murakoze. Yacu twese amateka. Uraha ikibazo kamarade uhite wimura karitsiye tuze hano gatoya, kuko twibanze hariya cyane n'abandi turabasubiraho. Kuba mbavuze izina ntibivuze ko ndibuka. Yes, murakoze. Nitwa Faxman Original, nkorera Faxman TV. Congratulations kuri King James. Iyo urebye uburyo ukora ibintu byawe, gusohora post mu kwa gatatu, mu kwa gatanu, kuri kurangira ugakora press conference, ni ibintu bigaragaza yuko ibintu byawe biteguye kandi biteguye neza. Burarirwa witabiriye Primus mu Superstar, unatwara season 2, ariko twabonye kuri liste y'abahanzi bazaperforminga muri bya bitaramo utarimo. Ni wowe wabananije, byagenze gute? Hanyuma Lucy Ntore, ibanga ukoresha ni irihe, kubera ko ibitaramo ukunze gutegura byose ubona ko bigenda neza 100%? Ni irihe banga ukoresha? Thank you so much. Thank you. Mikoro yizane, protocol adufashe, tuze kuri no bakada bari aha ngaha. Cyane nitwa Ikiza, ndaza kubaza ibibazo bibiri byonyine, ariko ndahera kuri BK Arena. Igihe kirageze, amateka y'Abanyarwanda n'abahanzi nyarwanda bigaragara ko bashoboye mu kuzuza iriya nyubako. Ntabwo ari igihe cyiza cyo kuba batangira no kugabanya ibiciro ku bahanzi bacu, kugira ngo n'abandi bakomeze bakore kuri ya nzira yuzwe n'Abanyarwanda. Hari igitekerezo nshaka kuba BK Arena, James ni umuhanzi ukoze amateka cyane, atarakoze n'undi muhanzi wese. Ashyizeho na day 2, nizera ko byaba byiza munashyizemo na nyiri kode ikajya n'ahantu yajya igaragara ko King James yakoze ibintu kandi mu wa mbere. Ndagatekereza niba King James ku munsi wa kabiri uzaba wakoze, ku munsi wa mbere uzabatanze byinshi, uzatanze imbaraga nyinshi, ariko numvaga
ndashaka kubaza nimba nta bahanzi noneho ku munsi wa kabiri guteganya ko bazagufasha kuri uwo munsi mu rwego kugira ngo bigende neza. Murakoze. Murakoze cyane rero, ikindi muhereze Max kugira ngo bitatu babisubize rimwe bakomeze mu kanya. Murakoze, nitwa Jado Max nkorera Kiss FM. Ndashaka kubaza King James kwizihiza imyaka 20 mu muziki uririmbira abantu. Hari abahanzi mwakoranye, abaproducer mwakoranye batakiriho. Ndatekereza Ibibazo ni byiza neza ngo byarangiye. Katuhereze umwanya rero basubize James. Nakoze yarambajije ikibazo cy'uko ntagaragaye muri iwacu muzika, ariko navuga ko ntabwo igikorwa ejo iwacu muzika kiratangira cyane iminsi, hari ibyo ngenda tukiri kureba uburyo twahoza neza, cyane ko nk'uko mu byumba njyewe nanjye turamye mfite iminsi ibiri ya concert, ibi cyane gufokasinga cyane ku bitaramo byanjye, ibitaramo by'amateka, ntabwo ari ibitaramo byoroshye, ni ukubiha umwanya wanjye wose na focus yanjye yose. So turacyari kureba icyashoboka, ariko nk'uko n'ubundi ari Primus kandi nabo bari hano, birumvikana ko hazabamo flexibility mu buryo bwose bushoboka. So ikindi muvandimwe nabajije ni ikijyanye n'igitaramo cya kabiri, niba hazaza abandi artistes. Muri rusange igitaramo nubwo nta bintu byinshi twakivuzeho mu bijyanye na performance, ariko mu byumvikana nicyo kintu kinini gitwaye nka 80% y'iki gikorwa turi gutegura, nari nacyo team iri kwibandaho cyane, kuva ku babyinnyi, ku bacuranzi, ku baririmba, ibyo bintu byose. So nibaza ko harimo surprise nyinshi zitandukanye, yaba ku munsi wa mbere yewe yaba no ku munsi wa kabiri. Hari amafisharingi yakoranye menshi n'abantu bazaboneka ku wa mbere, bazaboneka ku wa kabiri, hari uzaza hose, harimo na surprise z'abandi artistes by the way. So ntabwo ko turi gushaka kugira ngo umuntu uzaza muri arena mu by'ukuri nyine tuzaselebrate imyaka 20 mu buryo bwose bushoboka, kandi bifashijwemo yaba artiste bagenzi banjye, yaba mwebwe muri hano, ndetse n'abakunze umuziki wanjye. Hari ikindi bari babajije kijyanye na Max yarubajije gutandukanya abakunzi, abazaza umunsi wa mbere n'abazaza wa kabiri, ngira ngo nibaza ko icyo kiri tekinike cyane, nibaza ko amatike aratandukanye, ko mbitekereza hari amatike ya day 1 akaba n'amatike ya day 2 aratandukanye. So uzaza day 1 nibaza ko ntabwo yaza muri day 2 akoresha itike yego cyane, maybe kubatandukanya nibyo ntazi uko nabigenza, ariko rwose ni karibu, ushaka kuza kabiri azaze kabiri. Nk'uko nabivuze turi gutegura performance, ariko birumvikana iyo mufite abantu mwakoranye bakaba batagihari, icyo cyubahiro kibagora.